dukomeje urugendo rwacu rw'igisibo, aho amasomo matagatifu ya none aturarikira kwemera Imana mu buzima bwacu, kabone niyo twaba dusumbirijwe cyangwa twaba tugowe ku buryo bunyuranye. Mu isomo rya mbere, Abayisirayeli mu butayu bacitse intege, barambiwe no kubura amazi, guhorera indyo imwe, urugendo rudashira n'ibindi. Bitotombeye Imana ndetse na Musa, nyamara twibuke ko Imana ubwayo yakoresheje Musa igihe yiyemezaga umugambi wo kubavana mu gihugu cya Misiri. Imana rero yakoresheje Musa munyuzaho umugisha wabo. Twavuga nk'ibimenyetso 10 babonye mu maso yabo batarahaguruka, batarava kwa Farawo atarava ku izima. Twabona ukuntu bambutse inyanja itukura nta n'umwe urohamye. Twabona ukuntu abanzi babo bari babakurikiye, inyanja yiteranyije ikagaruka mu mwanya wayo, bose ikabaribata, bose barapfa. Twabona kandi ukuntu yabahaye ibyo kurya, bahaye ibyo kurya cyo bise manhu, kiniki, baha amazi yo kunywa nubwo yiswe amazi y'Imeriba, Kigeragezo na Rwiyenzo. Ariko ibyo biribwa bageze aho babyita ingirwa mugati. Ntibazirikanye kuri ibyo byose, bahisemo kwivumbura. Bavandimwe, iri somo ni iryacu none. Iyo duhuye n'intambara, twakwibaza uko tubyitwara. Kuzwe ujye mu mutima wawe, mu ntebe z'umutima wawe, wibaze, iyo binyobeye mbigenza gute? Ese aho ntituba ba nyamwanga iyo byavuye, cyangwa ba nta munoza? Ntituba ba bandi basaba uwo bimye cyangwa bakima uwabahaye? Ibi birahamya ko umugani w'umunyarwanda uvuga ko inda ntindi uyiha amata ikakugarurira amaraso ari ukuri. Iyo dufashe iyo nzira rero yo kwivumbura ku Mana, iyo twivumbuye ku Mana, iyo dusize Imana, ku rundi ruhande Sekibi adusamira hejuru. Iyo rero Sekibi adusamiye hejuru, dufungurira imiryango, dufungurira inzu tukayinjiramo. Iyo nzu rero tuyisangamo ibyumba byinshi bijya kugera ku 9 twakwita ibyonnyi by'ukwemera, kuko gucika intege ni kubura ukwemera. Kuzwe ibyo byonnyi rero ndagira ngo tubisangire. Icyonnyi cya mbere cy'ukwemera ni uko wa muntu wivumbuye kuri Nyagasani yisanga asigaye avuga ngo byose ni kimwe. Kuzwe byose ni kimwe. Muri kubyumva neza? Ntuye imbere y'urusengero rwa Depe, imvura iraguye, kangeyo naho ntabirenze. Kuzwe byose ni kimwe. Nibura n'uwo nguwo umuntu yapfa kugenekereza, ari ikibi ari icyiza, undi asigara bivanga, ntamenye ikibi icyatsi n'ururo
ntabivangure. Ibyo birajyana rero n'ubuhakanyi, aricyo cyonnyi cya kabiri, aho uwo muntu atangira kumva atabirimo, bidashamaje cyane ku buryo yabibamo. Imana se buriya kuyisenga se hari icyo biyongeraho? Ninyireka se nimbireka hari icyo bigabanyaho? Ibyo koko nta n'icyo tuyongerera mu masengesho yacu, ahubwo ni twebwe ngo bigirira umumaro. Cyonnyi cya gatatu, kujarajara. Yezu akuzwe. Kujarajara, umubare munini ndabona ari abajene, iyo nyine twumvise bateye iyi turayibyina, twakumva n'abariya bateye iyi bakayibyina. Kujarajara, ntitumenye aho twashyize amizero yacu, ntitumenye aho twashishe igisabo cyacu tudashobora, tutemerewe gutera ibuye. Yezu akuzwe. Kujarajara. Icya kane, cyonnyi cya kane, ni ugusogongera icyaha. Gusogongera icyaha. Reka nzabigenze ko n'ubu uko bigenda, n'ubu uko bimera. Icyo si Ikinyarwanda twabyumvise. Gatanu, ikigare. Na wundi niko wabigenza, na wundi nawe niko bimeze, nawe nuko, n'abandi nuko. Ubwinshi bw'abanyamakosa ntibubuza muvuge cyane twumve. Ubwinshi bw'abanyamakosa ntibubuza ikosa kuba ikosa. Yezu akuzwe. Abandi ni abandi, wowe uri uwa Kristo. Gatandatu, gusenga ibigirwamana. Yezu akuzwe. Gusenga ibigirwamana se hari abakibikora ati biracyabaho? Biracyabaho? Banza byaracitse bitakibaho. Birahari kandi byinshi. Bene muntu asigaye ahitamo amafaranga aho guhitamo Imana. Imari yasimbuye Imana. Ariko padiri nawe none amafaranga adahari bizagenda gute? Tugomba no gukora. Niko igitero cya gisimu kisubiza kuki tugomba gukora. Tugomba gukora kugira ngo isi irusheho kuba nziza, n'abayituye barusheho gutera imbere, kandi tubyerekeze ku Mana tubinyujije ku Mwana wayo Yezu Kristo. Yezu akuzwe. Izo ngingo nizo, ariko duhamagariwe gutekereza, ese iki ntabwo cyasimbuye umwanya w'Imana? Yezu akuzwe. Baho urugero rw'ibigirwamana rimwe na rimwe twambaza tukabiramya. Narivuze amafaranga, wenda amafaranga wasanga ntanayafite. Telefone, nangiye kubabwira ngo muzishyire hejuru. Timuzifite? Tiziri mu mifuka? Telefone niguriye, telefone yanjye ikantegeka kuyihanga amaso amasaha 2, ariko nkabura iminota 15 isengesho. Yezu akuzwe. Murigera muhura ibyo mvuze? Yezu akuzwe. Ujye mugira gutya niba ari yego, cyangwa mugire gutya niba ari oya. Mwahuye nabyo yego cyangwa oya? Mugira gutya yego. Icyo ni ikigirwamana, ariko cyo kiradukuramo iyo kotsa. Hari tigitoki yateye. Tigitoki murayizi? Ni TikTok. Sibyo? Bona akantu nyine k'umurabyo. Ukakajyaho 30 minota, isaha, 1 n'igice, 2, 3. Siko naniwe. Amaso ukaryama wananiwe. Ati ubuse naba ngisenze? Oya, nzaba nsenga ejo
ikigirwamana. Yesu akuzwe. Ikigirwamana ni ikintu cyose cyangwa umuntu wese nshyira mu mwanya w'iby'Imana. Icyo nakagombye gukora singikore, abigenza gutyo. Yesu akuzwe. Tugeze ku cyumba cyo gusenga ibigirwamana. Navugaga amafaranga, navuga telefone, navuze ibyo nari nibagiwe. Umukobwa, umusore ashobora kumubera ikigirwamana. Umusore, umukobwa akamubera. Bakobwa, byigeze biba? Muritonde niba muhagaze mutabo. Basore, namwe niba bitaraba, muritonde niba muhagaze mutabo. Ya gahunda zapangana na wa wundi igatuma mpindura gahunda ngo singiye mu misa, ariko gahunda ya saa saba nkayubahiriza. Yesu akuzwe. Abari bagiye se ijari kuwa gatandatu ni bande? Bagire gutyo turebe. Abagiye ijari barambure neza. Tubaha amashyi. Kuwa gatandatu ni iki cyatumye tutajyayo? Pati nawe niba warabyibagiwe, uzi imvura yazindutse igwa. Atari kuzi ukuntu iriya mvura ihita igushyiramo imbaraga zo kuryama. Zasinzira ugeze ryari wa munyabitotsi? None se mwavomye iki mu buriri? Yesu akuzwe. Mwavomye iki mu buriri? Tubonye abagiyeyo, abagumye mu buriri rero nabo bashyire hejuru. Abagumye mu buriri nabo bagire gutya. Tumaze kudusenya gutyo koko twashyira hejuru. Barahari bagumye mu buriri. Abagiye ku kazi, bagiye ku kazi nabo bagire gutya. Abandi bagiye he? Bagumye basoma ibitabo, bagumye kuri TikTok, bagiye he? Abandi bagiye ku ishuri. Bo ku ishuri, bagiye ku ishuri bane. Abandi rero sinzi uko iyo bagiye. Gusa bavandimwe, isengesho turigire akabando tw'icumba uko bwije n'uko bukeye. Amasakaramentu matagatifu duhuriramo uduhe kutayagendera kure, ahubwo tuyakunde. Nyagasani, uwagukomeyeho arakomera, uwakwiringiye ntabwo ajya acika intege. Duha imbaraga za Roho wawe maze tukwizigire, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Amen.